igiti kigororwa kirigito sibyo yewe ntago byakunze kungororwa nkiri muto kubera ko nabyawe n'abavyeyi babiri papa no mu Burundi papa no munyarwanda mama akaba mu Burundi ariko bitewe n'ibibazo bagiranye byo kutumvikana baratandukanye nginge mu buzima bw'uwandi ntogorwa n'umutinganyi barashwanye barashwanye ngezemerezaho nyene kuko urabizi umaze iminsi urwaye nawe waranyibwiriye no itako ry'akabuno ngo ryanze gusubira kurindi nuko wambwira urarwaye naramuntu arambwa maze kayose karagira ngo tujye gukora ikiganiro kwa Patrick ntime atereka reka akabuno kabyanze oya yagushizemo rwose burya no mu batinganya harimo n'indwara bita imitezi y'imbwa habamo n'imitezi y'imbwa nambe ko iriya ndwara y'imitezi abantu benshi barabizi ko ari indwara zikunze kuba mu mibonano mu muryango wacu ntabwo tworoye ntabwo mubona ari uwitabago ngo urana umutinga turatingana bayita we ariko rero tutabaye ari kukubwira yagaragira avuga ati ngewe n'ubusore bwanyu uriya musenza bwa ngo ngiye yaranize nese ubu yago ntabwo musaba imbabazi yago namusabye imbabazi ariko yaranazimpaye na n'isaka cyazi musaba nibyo byabo no tubavuga ati mva mu byaha bibuzimu gibuntu none se abastari wenda waba warabeshyeye baba ari nkabahe cyangwa se abo mwaba mwarabikoze baba ari nkabahe ya arabo twabikoze bazwi banze kubashuhuza mwe mukomeje gukurikira ibiganiro byacu mu Rugo TV nk'ibisanzwe nge ndi Mukiza Bonaventure ibiganiro byacu mbibutsa ko dutumira ingeri zose abanyabwenge abasesenguzi abastari urubyiruko abamama Bonaventure undi zitwa Bonaventure no Bonaventure wa mujama na Shamiroizi urumva Shamiroizi bade gusuza n'abantu kuri bari kogeza umupira muri no minsi cyane cyane wa Rayon Sport barimo barabogeza neza cyane nese uri gufana Rayon Sport cyatane ubwo ndumukara hose kwiki nese ko mbona wambaye nk'igikoni nuko baragusenga twambaye twikwije ukomeje mu gusenga ndavuga uti ntago twahita twirukanka ngo turenga aho hantu hari abantu benshi abapasiteri barimo barashyirwa imbere y'inkiko buretse mbere yo kwinjira mu kiganiro buretse burya ngiye nanjye ntagawoningi kandi nubaha Imana buretse banza uvuge izina ryawe Iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora wandamije amaboko yawe wigeze Mana uneza abantu wandamije amaboko yawe wigeze Mana uneza abantu Yesu nashi Data twese mu izina rya Jehova nongeye kugusenga uyu munsi umpera umugisha abantu bose batuye ku isi hirya no hino mu bihugu byo hanze umpera umugisha Mana wo gukundwa n'abantu bose warandokoye Mana n'impamvu y'imwe wa Satani rwose Mana warakoze cyane rwose umugisha abantu bose bankunda n'abanyanga bose nabo ntago aribo n'imwe wa Satani nari umutinganya ariko Mana warambahoye wakoze igitangaza ku buryo buri muntu wese yapyibaza Imana ni muntu ki ariko kuko Mana uri igitangaza uri igikomangoma uzahora uri igikomangoma ntawagusimbura Mana koko niwe umpumuka mpumeka buri munsi nawe muntu ukiza abarwayi nawe muntu utanga ubukire bigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen ni Kayusi nkuko mubizi Pastor Kayusi rega Kayusi mumuza ari umutinganya Yesu ubushize dukurikira ikiganiro so namukubise nanjye urabizi namukubise inkoni zimunuka oya reka mbwire namubise inkoni sinawe wenyene je nagiye nibuze ukuntu ubutinganyi bwamunukagaho nk'uko indangamirwa banuko burangamirwa niko Kayusi namukubise inkoni zimunuka noneho uwo bita niyo Patrick aravuga ati uriya mwana uwo bita niyo Patrick aravuga ati Kayusi njya numva inkoni ko zigiye kuzamwica uno muhamya tuba turi gutanga nyine ati umuntu numva ngo ni Satani ko mu bantu bose baba ku isi ntawe numva witwa Satani kandi umva witwa umwana we Herodi uwo muntu witwa Satani warihisemo n'uwe aramugendera niyo Patrick aramubona arafasha amusengera amwambika no kositimu mureba amwigisha ijambo ry'Imana urumva
ntamukubise ariko zimunuka oya ariko reka nkubwire impamvu yabiteye yewe impamvu yabiteye uyu nguyu yarangiriye inama ishuri yarangiriye inama nyinshi urubyiruko kandi baracyarerwa none areba urubyiruko umwana w'umusore nkingana kwa rubanda ya Kalisa afite imyaka 29 ni 29 wingira umwana ntagereranyije ako ananzara yego ariko nubwo buki abakiri mikere imyaka 29 buri urubyiruko cyane urumva none ugatangira ukambara papa ku muhanda nk'umuntu wagiye mu mihango urumva ugatangira ukiyambika ubusa kandi igihugu kigukeneye ubwo rero nakubise simunuko noneho baravuga sura mukecuru ko atajyaga arwana umuntu yakubise bahita baza kumushaka nyine ariko mwarubyiruko nzabakubitera nka mwumve neza ubona kubise ko ari wagusangira agaragara neza ubona ko ikintu nashimira abanyarwanda ikintu nashimira mama Pampe yangira inama inshuro nyinshi nanze kuzumva niyo mpamvu yankubitaga sinawe wenyine n'abandi bagiye bankubita abantu bagiye bangira inama ni benshi hari Inzovu hari Yakamwana hari Kanyombya ndetse hari na mama Pampe sibyo ni benshi bagiye bangira inama ndetse murana n'abakristo basenga kuko naramucoye mujyana urumva natinganaga naramwetse ngo simbeshye nabwo nimujyana mu basore akabona ubwiza bw'abasore akabona abakobwa beza batereta cyangwa bicanye nabo wenda reka ubutinganye ndetse nakujyanyeyo cyane rwose maranje barangatuma no muhungu nako umutinganye nako tumwerekana kuri kamera yacu cyane yo kubeke bamukaseho igihe ari mu butinganye ntabwo twakorana nabo cyane nkayago nkanjye kamera yanjye igaragara ubutinganye unaryamanye nawe angatuma nahise murembuza ngo nicara hande nyine handi imbere ya kamera wigane n'abandi basore urebe ubwiza bw'abasore twarajyanye pe hari aho yaratuye mu Kiyovu kuko urumva yakunze gushyira mu majwi umuntu bita Dumba cyane ese koko Dumba bira byose wavugaga byabaga ari ukubeshya byabaga ari ukuri tubwire ese izina ryiwe nta kintu ryaba ryarangiritseho Dumba urebye atarajya muri Kenya twari tuziranye bisanzwe ariko mu buryo bwo kumukwashinga mukunda mbihuza n'ubutinganyi mbihuza n'urukundo rwanjye sibyo bwabaga ari uburyo bwo kugira ngo nifuze mu nzozi zanjye byabaga ari irari byabaga ari irari ryo kuba nakunda umuntu ariko nawe uburyo bwo kunyegiserera kugira ngo bikunde nawe ko anyitayeho yahoraga postinga buri munsi yahoraga mbese anyandikira umusite muhungu wanjye nanjye ngisenga mu rukundo kubera ko bitewe n'ukuntu namukundaga nanjye nahoraga mwamamaza mvuga ati ko Dumba ari sheri wanjye mu by'ukuri no kukabuno ntarabona nimunakijwe mu gishukuri yego ntarabona no kukabunoke rwose muheruka rondi muto cyane ubwo navaga i Burundi nkaza hano mu Rwanda so ndagira ngo umurize ibi bintu uko ari bibiri umurize ese abahungu bari mu rutinganyi ubu ngubu ese bo baba barabyisanzemo gute ese kuri wowe wabyisanzemo gute ubihuze nuko ubu ngubu umeze ugerageze nyine ugira inama abo bisanga mu butinganyi bakibirimo yera kuba wasize babwira ati kuko hari nabo wagiye usiga bishe bakina birimo hari nabo wasanzemo hari n'abakijijwe kandi kubera kurabizi ufite n'ubuhamya bwinshi bw'uburyo binjiye muri ibyo bintu bagira inama urubyiruko rusanga muri ibyo bintu cyangwa se rutangira ruri muri ibyo bintu nyuma bikanga kubireka cyangwa se ababireka ukuntu muba mumerewe ugira inama abo bakibirimo banabivamo sinzi ukuntu wewe uri bubihuze ariko uduhuriza ibyo bintu iyo shusho urakoze cyane bajya bavuga ngo igiti kigororwa kirigito sibyo yewe ntabwo byakunze kungororwa nkiri muto kubera ko nabyawe n'ababyeyi babiri papa ni umurundi papa ni umunyarwanda mama akaba umurundi ariko bitewe n'ibibazo bagiranye byo kutumvikana baratandukanye njye mu buzima bw'uwandi ntogorwa n'umutinganyi inshuti ntakenwa barashwanye ngezemerezaho nyene kuko burya abatinganyi bagira n'ibiki Burundi no guca mu gihugu cyangwa akomeje mu Rwanda ntabwo byari gukunda kunkurikirana ntabwo byari gukunda abahungu bakurikira abanye ntabwo byari gukunda kunkomerezaho mama ari cyangwa papa ari ntabwo nari nzi aho bari n'icyerekezo cyabo ariko urebye hari abantu bajya mu butinganyi bibaza ngo harimwo amaro nk'uko bijya bivugwa bavuga ko ngo mu butinganyi ngo harimo ubukire hari n'abandi bavuga ngo ubutinganyi ngo nicyo kintu kiryoha cya mbere ku isi kibaho ngo wowe wumva shemeze biti utavuze ngo abandi ye nakubeshya najyaga njya mu bwiherero nkerera amaraso ingaruka nagize
na n'ubu ngubu ndacyazicuza Cyaratsindwe. ingaruka nagize na n'isanda nzicarabyicuza njye se ngo rero uretse ko abatinganyi ku bwanjye n'amoko atatu Yego. hari ababijyamo barabivukanye Yego. ari ikintu bita hormone hari n'ababijyamo nkaba ariko biga ngo mwararyamana kakava matara ngo baturaga no gusurira abaturanyi bakomanga umushinga umukobwa n'umuhungu ubundi kuki abateganya batabafunga umuntu impamvu batabafunga nuko nta tegeko rihari nta ndabatwara ngo bigaragare ko nta n'itegeko rero ribyemera urebye birasebetse babuze formulaire ariko urebye abenshi babikora bihishe niba rero abatinganyi ari amoko atatu hakaba hari abantu babivukanye hakaba abantu babijyamo ari ingeso hakaba abantu babijyamo bagira ngo bumve uko bimeze kandi mu butinganyi iyo babigiyemo imwe gatonya ugakandagira mu ruzi rwita ikiziba hatayari bitabira uturamo icyambere cyo bagusiga ibiti ihura n'ubwonko ku buryo wiyumvamo igitsina gabo gusa hari n'ibindi bintu by'amadroge banywa kugira ngo bikunde batingane bakanakomeretsanya ku buryo n'amagufa bayatanya n'imitsi bakayitanya bakagupanura rwose ibi tuvuga ni ubuhamya ntabwo nubwo ufite imana ariko ntabwo uranakira neza yemeretse ko umuntu ambwateka n'ubundi kayose ararwaye kandi urabizi umaze iminsi urwaye nawe waranyibwiriye no bitako ry'akabuno ngo ryanze gusubira ku rindi nuko wambwira ngo urarwaye rero umuntu arambwa maze kayose karagira ngo tujye gukora ikiganiro kwa Patrick atereka reka akabuno kabyanze oya ahubwo wowe mbisi nabyo ndwaye malaria ariko narakize imiti yo ihuza umubiri wanjye kwegerana bitewe nuko nyene bari baranyangirije bitewe n'abatinganyi nagiye mpura nabo mu buzima bwanjye wenda ubuhamya bw'imbisi tuzabutanga ubutaha ariko turabihushuraho ducyo tukomeza ariko bitewe ngewe n'ingaruka nagize zabyo kugeza n'isanda cyabyishisa nubwo nakijijwe hakaba hari abandi batinganyi bakingendaho bashaka kubinsubizamwo ariko ubu narakijijwe oya mu izina rya Yesu bavuye reka yo ngubwira tugira rubyiruko inama ntago ari abahungu batingana gusa n'abagore b'abarezibiyeri n'abagore basigaye bavuga ngo ari umugabo akavuga ati wowe ntabwo ushoboye guhaha ntushobora kugura igitenge ntushobora kwishyura inzu nk'urwaye faka nk'uzabana n'umukobwa mugenzi wanjye ubu yandi umuntu bari bwo ntuje bari bwo nk'abakobwa mu dukora iki atanaza adutsinze cyane oya hari n'abanga kubyara kumva hari n'abanga kubyara b'abagabo bakigira mu butinganyi hari n'abagore banga kubyara bakajya mu butinganyi kandi mu by'ukuri muri Bibiliya hari umurongo urimo ngo warimburaga Sodoma na Gomora biranditse sibyo abari barimo bose n'abari baranze kumva bibisambo babarozi ndetse babapfumu n'abandi bashushanyije Imana barimbunye na Sodoma na Gomora bose bararimbutse birarangiye ari umutinganyi wagiye gusezerana mu gihugu kiri ntago ari mu Rwanda ngo tumira abagabo bose n'abasore beza abasore batinganya bari beza bari makianozo none bararembura ijisho kurenza ngewe urumva none bajya gusezerana baragenda bazamura ibendera ryabo urusengero nta n'umwavuye urumva iyo nkuru ntabwo ndayizi cyane Imana ibireba urusengero rwose bahise bapfira reba icyaha bapfiyemo Imana ko yaremye ko yaturemye kavuga uti harimo umukobwa harimo n'umugabo mu nda kandi tukavamo twarabana tukarebana icyoroshye niyo bintu babizaniye ikisha niba Imana yabahaniye icyarimwe ni ukuvuga ngo reka nkubwire wa munyamakuru wowe wararenze uruhaniro yewe ntabwo Satani akiguhaniye waramucitse abo bagabo bajya mbishora mu butinganyi baba badashaka no kubana n'abagore ese byaba ari uguhunga inshingano by'iki gihe kuko nose habamo amafaranga mu butinganyi urakoze ikibazo majije kiroroshe kwishyura urabona inshuro nyinshi hari abantu batinya kubaka b'abagabo ndetse hari n'abagore bakita bahitamo kujya mu buraya urabizi ko inshuro nyinshi muri Sodoma ndetse na Korodoro ndetse n'Amadimba ahantu hose urabizi ko indaya zabayeho ku bwinshi sibyo harimo n'abantu birirwa bafunga sibyo yego n'abategetse bagera muri Korodoro nta n'abatinganyi batagera kubera ko abatinganyi baricuruza no ku mihanda baba bahari ubwo ko bagenagena n'injoro barabishyura se hari abatingana bishurwa hari n'abatingana no kugira ngo bishimishe kuri wowe oya ngicyo gihe wakoraga muri rwego yewe naratega nkanaterwa ni ubuhamya batumva ko nabisubiyemo ntabwo neze kubisubiramwo yewe narateraga nkanaterwa urebye nge nabikoraga mu buryo bwo kwigishimishamo
ntago wigeze ubikora mu rwego rwo kubikuramo inyungu nk'ababijyamo bavuga ngo bagiye ari naho byagiye bibaho gake gake ariko nkasanga n'abantu nkabivuyemo nta kintu na kimwe amariye nkasanga ni ibintu by'umuvumo gusa nta control mfite yabyo ariko ikibazo warumbajije nacyumvise impamvu abenshi bajya mu butinganyi bitandukanye na wundi wabivukanye kuko hormone bibaho ku muntu avukana nyamweru bibaho ko umuntu avuka afite ubumuga bibaho ko n'umuntu avuka afite ikibazo mu mutwe bikabaho ko n'umuntu avuka urebye ari umumetisi cyane rero hormone uburyo zimeze zitandukanye n'umuntu wabyishoyemo wabyishoyemo hari igihe abyishoramo avuga ati ngo ubutinganyi burimo amafaranga ubutinganyi ngo burimo amafaranga ngo nabujya ngo arayitakira kubera ko hari abatinganyi bo hanze baba bakize bafite amafaranga duhereye kuri bano basemungu bagiye kwiba mu bigo byo hanze bagakira bakarongorana n'abazungu bagakira ariko hari abantu babijyamo ngo harimo amafaranga ngo no kubijyamo ngo ariko ngo reka numve ukuntu bimeze bagashiduka byarangiye kandi umuntu mubikoranye tajya ahita gutaranga isi yose ntago abigira ibanga urabona se areka kugutanga kandi nta kizagusanze mubikorana rimwe gusa bita birangira satani akora mu isi naganyaka ajya mu ijuru njye mu ijuru ntabwo bitaranga nubwo tuvuga kubera ibyiringiro gusa ko tuzi ko hari ijuru ririmo imana ni ibyiringiro bitubamo ariko satani we mu isi aba ari n'abe basimbukana nta bintu bikaze ubwo ntabwo twashingiraho tuvuga ko hari bimwe mu biyobyabwenge bikoreshwa kugira ngo abantu bisange muri ibyo bintu buriya nta byaba bihari mu butinganyi ntabwo byabura kuko nanjye nakoresheje droge nyinshi bwa buryo hari kontra basinya mu butinganyi bamaze iminsi bananuka ndetse inshuro nyinshi bakambwira ati nguri kutumenera amabanga y'ubutinganyi hari kontra basinya kugira ngo uzajye uryamana n'abagabo 4 ku munsi cyangwa 8 iyo wajyanye n'abagabo 4 ku munsi cyangwa 8 niko barusha kuzamurira agakontra kuri wawe no gusa ariko ya mafaranga baguha kuri wawe no gusa cyaka niyo mpamvu hanze kubyibuka jewe nese nyene jewe wenda njyewe bari barankamuyemo amaraso narashizemwo yagushizemo rwose burya no mu batinganyi harimo n'indwara bita imitezi y'imbwa habamo n'imitezi y'imbwa nambe ko iriya ndwara y'imitezi abantu benshi barabizi ko ari indwara zikunze kuba mu mibonano mu muryango wacu ntabwo tworoye ntabwo twari rwose nanjye mbere nkanza kuvuga ati umugore wanjye avuka Itabago kwa Yago nkavuka i Nyanza mu bami ariko ikintu nkundira nzo kuyihagarara uriya mu bami kuko havutse abantu nkubwire ari ikintu ndi kwibuka buriya buretse mvuga buriya nzo mvuga arihorera ngo njyange umugore wanjye bavuka Itabago cyakora ni abasitari koko umugore agavuka kwa Yago abasitari ngo Yago niba ari mu byara w'umuntu uri mu byara oya ngo sinzi ikintu bapana ngo umugore yashatse niba ari ahubwo nzo bazatuma baragurira umugore nkuko baroze Yago urumva gusa reka mvire wa munyamakuru uretse wa kintu arangije ngo nzovu ngo nuwi Nyanza ngo mubami mu rukari ariko noneho twari tugiye gukora y'indirimbo nyine nzova kavuga ati nimuca hano ni iwacu turagenda twaje dusanga icyapa umuntu wari utwajyanye ntabwo yigeze ajya mu rukari gusaba uruhushya nigeze ajya i Nyanza kuvuga dusanga ngo stope ntabwo ni mwangegera muri stop iri kutubuza gusa reka baravuga ati sinabwiye ko murengegera muri n'abatwa ati kambere ku buryo njyawe iwacu uri mu rukari abarindira abantu bahora bavuza ingoma hari n'inka noneho twajyana mbwanya rero wasubiye iwanyu n'ubwo iwanyu ari intuza harya ari wowe wakina imbutira muntu wigeze nkubwira ngo twajyanye mu rukari bakadusora witwa ngo ni wo mu Kabagari agatere wari mu Kabagari raguru w'Inyanza ngo dutaye dukozwe n'isoni tugatambuka twajya gushutingira ahantu gutya ngo hano ngo ni mu rukari zafati nabwiye ko nari wacu rega ntabwo mwemera kubakandagira birangira tugarutse ariko noneho twagiye twumva byinshi kabisa yagiye tuganiriza byinshi ku bijyanye n'ubutinganyi n'urubyiruko ruri kubyishoramo uko biri kugenda noneho ese ubona ari izihe ngamba zafatwa cyangwa se ubona ari ikihe kintu wagiramo inama urubyiruko kugira ngo bave muri ibyo bintu bagane inzira nziza cyangwa se bajye mu murongo muzima? Urakoze cyane ariko mbere yuko gusubiza icyo kibazo reka maze nkubwire imbogamizi mfite muri urugendo rw'agakiza. Yewe mfite abakristo benshi tujya duhurira mu rusengero asanga nabo nabatinganya
nkasanga nabona abatinganyi abandi nkasanga baracanywa itabi abandi nkasanga baracanywa inzoga bita ibyuma sibyo ugiye kubacira urubanza oya n'uburyo bwo kunyerera imbuto oya bagomba kuza kuko iyo utaje ngo mve ijambo ry'Imana ntago ahindukira mu buriri ntago yahinduka muri uri kumwe nawe mwenyine muri babiri ko mu mufite imyumvire yanyu ariko yonje na muri senge hajyamo abanyabyaha ikibazo nuko bucya bukongera bugakira ntago baza ngo baje guhinduka ahubwo buri munsi bajya gusenga ariko nkabasanga mu byaha impamvu mbizi nuko rimwe na rimwe dusigaye duhurira mu rusengero uyu munsi yo mu materaniro no mu materaniro tukanahahurira ariko ugaca nkongira nkabasanga muri bya bwenge sibyo oya bazavayo ubwo babwire yego bazava sibyo nanjye ntabwo ndi kubacira urubanza ariko icyo ngewe ndi kureba ubu tuvugana abakristo ngewe bakafasha akaboko bangira inama kuko ngewe ndi umwana mu gakiza ntabwo ndamenya aho nerekeza urebye ndacyari ikibindi kitagira ingati sibyo ajya Bibiliya irigishwa sindabatizwa nubwo abantu benshi baba barango nitwa Pastor Kayusi ariko ngewe burya umutindi aruta icyabaye sibyo niba narabatizwa nkaba ntari imikwa utwo nanjye nakubye ni inzozi ntabwo nitwa Pastor ego ndi kumva nzabawe byuvuga uti hari igihe ndota nkaba ni inkoma za gutya nzaba Pastor cyangwa Pastor Kayusi ariko rero ibyo barakoze okay ya inama ndibugire noneho inama ndibugire ku bantu bishura mu butinganyi no mu buraya ya n'abantu bashora burukoza soni muri magambo makenye sibyo n'abandi baducira imanza sibyo yiki inama nagira abatinganyi bishura mu buryo butinganyi bazi ngo ni amafaranga sibyo ni ukuri nakubeshe ubutinganyi ukimara kubujyamo ikintu cya mbere banza guhura nacyo nimbwa y'imikezi icya kabiri ni sida icya gatatu urafungwa ego babyumvishe nk'abanyeshuri mwe barubyiruko abanyeshuri abanyeshuri n'abatuvuna cyane uko nirwo rubyiruko dufite yego abanyeshuri n'ukuri bariga bakagira ubwenge urumva noneho kugira ngo muve ku ishuri murangize kwiga mutangiye kujya mu butinganyi mubaza ababyeyi banyu twe n'umubyeyi wiyahura kubera umwana we akaba kubyeyi uri umwana umwe cyangwa babiri umukobwa n'umuhungu umukobwa akajya abwira musaza ati twikene bakanikundanira kubera iki basangira ibiyobyabwenge bavina imwe ari babiri kuno twigendereye noneho bajya hirya umuhungu agafata abakobwa umukobwa agafata abahungu kandi babizanye na musaza bakaza gutahira rimwe kugira hatagira undi uva mu wundi mu rugo mwaba nimutubabarire urubyiruko duteze igihugu cyacu imbere kuko umusaza yaduteje imbere nanjye ntabwo nasaga gutya musaza mvuga n'abasaba igihugu cyose kigira abasaza ariko na ba data n'abasaza na data wacu ni umusaza ariko cyane cyane Perezida Kagame buriya dukora umuti n'ukuri yadukora umuti yadusirimuye nayo ubusirimu mfite sinari mbuzi n'urubyiruko nk'ubu ngubu nigeze numva muri radiyo niba ari sinzana ngo haje umushinga ushyira abanyeshuri 200 ntabwo abantu myamamarize kuko nuko mana byumvishe ngira ngo n'abatabyumvishe bazabirebe abanyeshuri bazarangiza kwandika kuri 30 200 bacikije amashuri bazabishyura amashuri babaye n'icyangombwa cyose n'icyo kurya no kurya n'umuterankunga ngo wabivuze yabikize kuri radio cyane rwose ubu urumva atari igihugu cyacu igihugu cyacu ni na cyiza kandi ikindi kintu nshimira igihugu cyacu ndetse n'abayobozi bakiyoboye nawe yugume Burundi sha ntabwo ubwanjye ari kubugira yendana n'isaha banyura umutinga kuza ngo ufate isomo by the way ntabwo ubuyobozi bwacu muricara wige nta mpindura amatwara sibyo muricara wige by the way cyangwa ibintu byo kurwanya inzego z'ubuyobozi cyangwa ngo ibintu byo kurwanya umutekano sibyo ubuyobozi bwacu buragoragoza niba ukoze ikosa buragoragoza ntabwo buhaniraho sibyo kwa kundi ngo inkoni ishikira gupfa nagishikira ingezo sibyo ariko ubuyobozi bwacu ni bwiza hano mu Rwanda ubuyobozi bwacu ni bwiza kandi bwubahwe natwe abahindutse generahindutse ndiyizi kandi n'abandi bahindutse baramuhinduye ubwenge ubwo twajyanye kwa Yago bavuga ati ntabwo twakora n'umutinganyi birangiye uyu nguyu yagiye ku kiganiro nk'uko duhari ngo naramutinze ngo namutobe kabuno ngo mutabura itako ngo rwose ngo naramutobe pe ngo n'umuti wose
Yago yabyumvisha ahita amufungisha. Yego byatewe n'uburakari igihe nagize. Byatewe n'uburakari igihe nagize. Yego namutinze ngo ndamutingane namwemeza. Mwana ngo mubona ari witabago ngo bana mutingana turatingana bayita we. Ariko rero itudabaye ari kukubwira. Yago aragira ati ngiye n'ubusore bwanyu uriya musenza bwo ngo ngiye yaranize. Nese ubu Yago ntabwo musaba imbabazi. Yago namusabye imbabazi ariko yaranazimpaye na n'isana cyazimusaba. Nibyo bya bavuga ati mva mu byaha bibuzi mu gibuntu. None se abastari wenda waba warabeshyeye baba ari nkabahe cyangwa se abo mwaba mwarabikoze baba ari nkabahe? Hari abo twabikoze bazwi nabo bakwaga nyine harimo na ba IG sibyo abo nabeshiye n'ibyiwe pe nta nubwo yabihakana twese turabizi unabimukuyeho nta kindi kintu waba yego nkabona bakazo batoni yera babariya mu Musanze Gisenyi atega igitambaro ariko abo nabesheye bo nibo bantu nakomeje gusaba ibibazo kuzisa hari Yago hari Dumba hari Godfather hari Jihadi hari n'uwo bita Eric Semuhungu abo bose jewe narababesheye kubera kubakwashika kubera kubakunda yambitewe n'uburyo kigewe wabonye waba bomora kubera ko jewe numvaga mbabonye n'ababomora nkuko ariko kugeza isaha bifuriza umugisha ku Mana n'amahoro kubera ko narababesheye nari nkiri mu ngeso mbi za Satani ariko ubu narahindutse nasabye Imana imbabazi nsaba imbabazi abantu bose niyo Patrick nawe Imana imubwe umugisha yandirimbo twarembanye twangukisha yandirimbo kugira ngo kugifite ubwe none urabona ari injiji ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana ntabwo tubayeho uretse uragenda uva kugifite ubwenge ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana ayiwe ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana erega ntitugipfuye kuko Imana idukunda n'ukuri tubayeho ku mugambi w'Imana abantu bavuga nk'abantu bagakora nk'abantu ariko Imana yivuze n'ukuri birasohora bashimwe ego bameshe ibyagize abantu baba baravunitse kugira ngo abantu bagere ku cyo bashaka bagere no ku buzima bwiza ya ego nk'ubu mutinganye nk'uko mutungurutinyutse ndemba twaririmbye akayibuka ari inyigisho ikomeye. Reka dushimire akagoroba ni bar resto iherereye i Kanombe wabonye ko ari ahantu heza herereye Kanombe hafi hano Kanombe kera ngo habaga abantu cyeruko Kanombe ni Kanombe hafi no kwa Byarimana ugikomeza uburi ura muhanda Byarimana yaratuye yaratuye hariya naho matazangese n'ubwo kandagiye Kanombe ukuri pe none we Kanombe nayigendagamo ariko none hari izina mushyize mukandagiye mu mudugudu wacu aha hantu rero bahita mu kagoroba murabona ko hameze neza hari service zihuta nyine urabona ko ni ibintu byiza cyane kabisa ariko kubaza nta kibazo ntago baduca amande cyangwa bavuga ati muje mwambaye ibirenge musubireyo yego nta giciro mu byo kuri bashyiraho yego mu byo kurya no kunywa nta birenze wabonye ko n'ibiciro byabo biri hasi navuze ngo biri hasi ariko nyine biri kuri standard buri wese yategonyije biri mu kigero cy'ikano cyane rwose murakoze cyane babwira ko mu kigo gukurikirana ikiganiro kuri mu rugo TV ariko mu rugo TV hari inama ndibugire abantu yego cyane ko ibyo dukeneye kugira inama urubyiruko yicane mu rugo TV mwabagore nk'abagenzi banjye abana bayo nimo barebe kandi nange muri abagabo n'abagabo barabo hari ingeso abagore bafite hari ingeso abagore bafite mu minsi mikuru murabona tuzabakora n'umutitwa neza ibyo ndimo ndibaza nyine none hari ingeso abagore bafite sibyo zo kutihanganira urugo kandi barashetse barateye n'ivi urabyemera nawe bakumva ko nibajya mu rugo rw'umugabo ari uguhangana menya kuri igitsina gore umugabo nami ndiko igitsina gabo nyene tuna muri bya biravugwa ubaho umugabo wawe sibyo ikindi cya kabiri hari umukobwa navuze hatunza agatoki hano hanze muri rusange badashaka gukora imirimo y'amaboko sibyo ngo bajye no gukorera imyuga bakumva ko
bashaka kugira ku bintu batarabiruye sibyo bagahitamo gucuruza imibiri yabo sibyo hari na babandi bavuga amagambo y'urukoza soni bakanacuruza n'amavideo yabo y'urukoza soni bakambura ubusa kugira ngo babigaragaze hano hanze sibyo ibyo byose nabibayemo sibyo hari n'abandi bugire bano bakristo bitana ngo n'abapasteri bano bakristo bagenzi banjye nasanze mu gakiza sibyo bari gukomeza kundwanya je nta kibazo bandwanya ariko umugambi w'Imana ngiye ndawukomeje sibyo inama nabagira muri rusangi sibyo ibyo Imana ikora n'ukuri biratangaje kandi umugambi w'Imana tuwurimo sibyo inama ngiye nabagira sibyo bareke kwitana ba mwana sibyo bareke kuducira urubanza sibyo buri wese afite iherezo inama rero nabagira ngiye muri rusangi umva abana bumva bo gutongana abana bumva yego ako nakambere bo kuryama n'abana barebere ku mwana namara kugira imyaka 15 ku buri muri chambre tukumva ngo urakura kuza umwana areba hano areba bivuza mu ariko arabikora uzabwira mama naso urumva ukagera umwana afite 15 muryamye muri chambre imwe gukodesha nuko biratugora imufata mweze kwa nyirakuru wenda cyangwa se ukodesha n'ahantu ku ruhande ibombi tarane hari utwumba tubiri ntaga nanjye nabibonye iwacu kera twebwe kera twaryamaga mu nzu y'ibyatsi cyane twaryama mirambiza abandi bakubaka urutarari twako buri iwacu baryamye gutemwa turabana bagari 9 twese tukajya kurungurukira iwacu cyane oya ntumbwire 9 yego abana 9 cyane rwose none bakuru iwacu bagiye kuryama kuko barabaryamye bakora iki ya bwaburere buke no kubana hamwe kandi iyo umwana yatangiye gukura akura atekereza ko ari inkumi cyangwa ari umusore kandi buri mwana wese akora yumva azabana n'undi muntu badahuje igitsina ngo rero mureka tugihuze dutuje nta kuvuga ngo umwana nta kuryana turi bamwe umwana aryama nawe niba wumva byagize uvuga ubwira umugabo ati rero ndabona dushakisha abana bajye babona imibereho myiza yabona ubuzima ya ego umwana ibyo bintu bituma atekereza iby'ishuri uburyo umusaza aza yangereza hano wagigore gatangiye akagukura umwana ari kumva ati buriya papa iki mama usanye ngi inama nabagiraga muri rusangi inama ngi nabagiraga muri rusangi abana babyeyi batita ku bana babo sibyo binabaho sibyo binabaho sibyo nibazajya batera inda sibyo nibazajya batera inda baziye bakurikirana amaraso yabo ubuzima umugabo abayemwo nimba ubashije kwitunga n'umwana wawe wamutunga bivuze ngo ari byinshi tujyamo tubyishuyemwo ariko hari na byinshi tujyamo urumva hari na byinshi tujyamo tubitewe n'inshuti nzibi twagize irindi inshuti mbi wajya ababyeyi bawe urumva nimba batumvikanye urumva ntago ari amakosa yawe byose bagomba kubizwa n'Imana ariko icyambere nuko twakwegereza Imana tukayisenga ikatukiza iyo mivumo ya Satani nuva kadusoza ikiganiro wenda sinziri busoza usenga tutatusoza ikiganiro kuri mu rugo TV Data twese wo mwijuru izina rye ryubahwe urebere zino mfubyi ziri ku mihanda uzifashe uzitabare hari abantu rwose Mana babaswe n'imbata za Satani hari abakinyijwe imyuru ya Satani byose bitoke mu izina rya Yesu uri Mana igitangaza ko mwangu usenga bana bose ubaho umugisha Mana rwose imyuka ya rwose urimo mu mutima wanjye ndatuje ariko uri Mana kuko ihoraho ndagira rwose utanga gutabarwa abantu bose barayobye uri mu bantu bose babaye inda abantu bose babaye arajura ariko Mana warimbuye Sodoma na Gomora ariko igihugu cyacu dore baragitabaye abantu bose bafite umunezero ndagira ngo abantu bose bari kunyinga z'ibitekerezo bibi abantu bari kujya mu byaha bose batabare nabo ntago ari bo Mana yanjye mbigusabye inzo ya Yesu Kristo amen murakoze cyane Imana bavugisha